Mana turagushimye kuko uri mwiza, turagushimye ko ushobora byose mu izina rya Yesu. Kuri isano y'umunota ngeze hano kuri yicano, mbere yuko mpagera mbanje gusenga isengesho nsengera n'abantu bose batwumva, abari hano mu gihugu cyacu, bari ku bihugu by'amahanga, kugira ngo uwumva ijambo ryawe, uwumva ubutumwa bwiza kuri isano y'umunota abashe kugubwa neza. Rero ntangiye ndi gusenga mbere yuko mbasha kwibwira abantu kugira ngo banyumve. Butatu butagatifu, Imana Data twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, aba ari byo bizaboneka mu iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Ku bantu batwumva, ni Prophète Florien cyangwa se Reverend Pastor Florien. Nagarutse umukozi w'Imana uri mu bihumbi 7 bitarapfukamira Bayale. Nifuje kubana namwe kuri icano kuri uyu munsi. Nafashe ibihe by'amasengesho byo gusenga nje ndi mu mwuka. Numva hari iby'Imana yampaye kugira ngo tuganire ku bantu batwumva. Imana yacu ishimwe cyane. Imana rero iri kumwe natwe. Turaza guhera mu ijambo ry'Imana, turaza kureba muri Bibiliya, ariko hari abantu ndinginga abantu kugira ngo mubashe kuba bugufi, mwegere yicano murebe, kandi umuntu nareba ikiganiro ajyabasha no kugisoza. Hari abantu benshi bareba ikiganiro ariko ntimugisoze, ntabwo ari byiza, uwo muco ntabwo ari mwiza. Imana yacu tugire neza cyane. Rero turaza kuganira ku ijambo rivuga ngo kwishimirwa n'Uwiteka cyangwa se kwishimirwa n'Imana. Hari abantu benshi babaho mu buzima, ariko bakababaza Imana, bigatuma Imana itabishimira, bigatuma Imana itabashima mu buzima bwabo bwa buri munsi, bigatuma Imana itabanezererwa bitewe n'imyitwarire yabo. Ubwo nimvuga gutyo ngenda ntanga ingero ziba zitandukanye ku bantu batwumva. Niba uri umuntu wenda ujye mu bapfumu, ukajya mu bigirwamana, ntabwo Imana ishobora kukwishimira. Niba uri umuntu uhora mu busambanyi, uhora mu bujura, uhora mu businzi, icyo gihe ntabwo Imana ikwishimira. Niba ufite inzangano zo mu mitima, wicara ufite amacakubiri mu bandi, ubwo ntabwo Imana ikwishimira. Rero twihuse cyane, hari umuntu Imana inezererwa ikamushima, ikavuga ati uyu muntu n'igihe cyo kuva mu isi nzamuha ubugingo buhoraho. Uwo muntu wishimirwa n'Uwiteka niwe ndi gushaka kuvuga. Wowe uri kunyumva rero, wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa mama we, rwose abana batoya banyumva, Imana ikeneye gushima umuntu imushimiye uko yitwa mu buzima bwa buri munsi. Imana yacu tugire neza cyane. Abisiraheli benshi rero nibo nshaka kuvugaho cyane. Bagiye baba mu butayu igihe kinini, imyaka myinshi, bagenda banyura mu nzira z'ibizigu, bakajya bagenda bazenguruka aho bavuye basubira ahandi. Kanani Bibiliya iravuga ngo yabaga iri hafi yabo, ndetse bayireba hakurya, ariko kuyigira ngo bayigeremo bikaba ikibazo. Uyu munsi wa none ushobora kuba hari Kanani y'umugisha Imana yakugeneye, ariko kugira ngo uyigeremo bikaba ikibazo. Ariko nawe ugasanga urikereza mu rugendo, uri uwa mbere mu kwikereza mu rugendo. Abisiraheli benshi bamwe bakererewe mu butayu, ndetse bahura n'ibihano byinshi mu butayu, bitewe n'uko batinze mu butayu. Batinda mu butayu, ariko bagenda bahindukira ibigirwamana byo mu butayu, bagashaka kubiramya no kubisenga. Imana ikababa, kugeza ubwo yatumaga umutambyi wayo Mose ikamubwira ngo genda ubwira Abisiraheli be kugumya kubararira ibishushanyo, be kugumya gusenga ibigirwamana. Ariko Imana yacu tugire neza. Ni mu ijambo ry'Imana rero nahawe kuri uyu munsi, turarisoma hano mu gitabo cyo kubara ibice byaho 14 ku murongo waho w'8. Ijambo rivuga ngo niba Uwiteka atwishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, ari igihugu cy'amata n'ubuki. Imana yacu tugire neza cyane. Igihugu rero nshaka kuvuga, hari igihugu cya gakondo yacu twaba twaravukiyemo nk'iki cy'u Rwanda. Iki gihugu tukinezererwamo, tukakishimiramo, ariko tukazagera igihe tukajya no mu gihugu twakita Kanani, igihugu cy'amata n'ubuki, twakita ikijuru. Ariko mu gihe cyose tukiri hano ku isi naho, ndibuka Yesu niwe wigeze kuba ari kuganira na Petero. Petero ariburana, aravuga ngo ko twataye ibyacu tukagukurikira uzaduhemba iki? Ngo nuko Yesu akurijamo mu kanwa aribwira Petero, aramubwira ngo ukiri mu isi uzabona inshuro 100, ndetse no mu bwami bwo mu ijuru uzabona izindi. Tugomba gukiranuka tukabona ibyo ku isi, tukabona n'iby'ijuru. Ibyo byose ni ingenzi ko tugomba kubigeraho. Imana yacu tugire neza cyane.
rero Imana yacu ishimwe. Iyo rero ukiranuka, Imana igushima, Imana ikunezererwa, ugomba kubona ingororano z'uburyo bubiri. Hari ingororano zo ku isi, hari n'ingororano z'ijuru. Ibyo byose tugomba kubibona mu buzima bwa buri munsi kandi turabikeneye. Ndabikwifurije wowe uri kunyumva, ndabikwifurije wowe unteze amatwi. Imana yacu turigire neza cyane. Negeze kujya mpura n'abantu bafite ibintu bagenda baza bakangisha inama, bakambwira bati turakora ibintu ntibigenda, turakora ibintu ntibyemera, ibintu byose dukoze turahomba, dusubira hasi. Nkababwira nti gusubira hasi kwanyu mujye mureba ko mutabigizemo uruhare. Mu gihe cyose umuntu ashobora kuba afite uburyo yarangariye mu byarimo mu buzima bwa buri munsi, mu mashida ya buri munsi, ariko akibagirwa kubaha Imana no kuyisenga no kuyiramya. Ni ukuvuga ngo nawe usarura umusaruro w'imbaraga z'umwijima, usarura umusaruro w'ibibi, usarura umusaruro w'ibitero, usarura umusaruro uturuka ku bapfumu, kuko abapfumu nabo baba bari gukora, aribo babandi bakorana n'ibigirwamana. Imyuka ikajya gutera, ukarara ushikagurika nijoro, ukabura amahoro, kuko ufite imodoka 10, ufite amazu, ufite ubutaka, ufite ubukire, ariko ndufite Imana muri wowe. Tufite Kristo Yesu mu buzima bwawe, tufite Yesu mu bugingo bwawe. Imana yakureba ikabona uri kure. Imana yacu tugire neza cyane. Ngo Abisiraheli benshi batangira guhindukira ibigirwamana mu butayu, bakwetura impeta zabo, bakwetura zahabu zabo, batangira gucuramo imiringa, batangira kwitwara nabi. Ngo Mose yajya kubaha Imana, yajya kugirana n'Imana ubusabane, yagaruka agasanga Abisiraheli benshi batanye ndetse bataye inzira, bari kubararira ibishushanyo mu butayu. Imana irababara ikajya ibwira Mose ngo Abisiraheli benshi bari muri ubu butayu, kugira ngo bamwe bazagera i Kanani bizabagora. Kandi ni nako byagenze. Imana nta mikino igira. Imana icyo mupfana no gukiranuka. Iyo wakiranutse neza ni inyungu zawe, iyo wakiranutse neza ni inyungu z'umuryango wawe, iyo wakiranutse neza ni inyungu z'abana bawe, iyo wakiranutse neza ni inyungu z'urugo rwawe. Ariko iyo utakiranutse, umwijima n'ibigeragezo n'intambara n'amakuba, impamvu bibagota n'imbaraga zituruka ku mwijima Satani. Ariko uhereye uyu munsi wa none, Imana yacu iracyari kumwe nawe. Kubaha Uwiteka, umuntu wubaha Uwiteka, Imana yamugirira neza. Ariko iri jambo dusomye riravuze ngo ni Kalebu warivuze. Kalebu mwibuke neza ntabwo yari Umwisiraheli. Kalebu yari umunyamahanga. Kalebu yari yaritegereje imirimo n'ibitangaza Imana ikorera Abisiraheli, akayumva aranezerewe, akajya yumva afite umunezero, agakunda Imana y'Abisiraheli. Yakumva Imana iri kuvugana nabo imanutse mu nkingi y'igicu, yahagarara hejuru y'Abisiraheli, Imana yavugana n'Abisiraheli. Kalebu agatega amatwi, ari umunyamahanga. Kalebu aravuga ati nyamara Abisiraheli bafite Imana ikomeye iruta ibigirwamana. Ngo nuko Kalebu agenda akunda Imana y'Abisiraheli mu buryo bukomeye, ari yo Uwiteka Imana ishobora byose. Ngo muri uko kugenda yikunda, agenda yegereza Abisiraheli buhoro buhoro. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo nawe umwijima wose waburimo, akira umucyo mu izina rya Yesu. Va mu mwijima na Kalebu yawuvuyemo. Va mu mwijima na Kalebu yaraje yegera Uwiteka, yegera Abisiraheli. Ngo nuko Kalebu yikundishwa ku Mana y'Abisiraheli. Ngo maze ngo Kalebu igihe kiza kugera, biba ngombwa neza yuko nawe Imana imushyira mu mukumbi w'Abisiraheli. Imana yacu tugire neza cyane. Imana iramushima. Nawe rero ndagira ngo ubwire ngo igihe kiza kugera Kalebu ajya gutata igihugu cy'i Kanani, ajyanye n'abandi mu butasi. Hanyuma agezeyo bagarukana inkuru, nawe agarukana inkuru akuye i Kanani. Aza ari kuvuga ibyiza by'i Kanani, yabonye Kanani. Kalebu azahamya Imana, yewe no kuruta Abisiraheli benshi aza yihamya cyane, ari kuvuga ati rwose nageze i Kanani, nsanga y'Abanaki, nsanga y'Abayebusi, nsangayo ubwoko bw'abantu barebare cyane. Ariko nubwo bari reka mbabwize ukuri, njyewe icyo nabonye nicyo ndi buhamye. Nubwo hari Abisiraheli bamwe bahiye ubwo, bakaba bavuga ngo bari bameze nk'inzige mu Bisiraheli, ngo bari bameze nk'inzige imbere ngo y'Abanyakanani, imbere y'Abayebusi, imbere y'Abahivi. Ngo ariko njyewe nabonye ngo Abanaki n'Abayebusi, ngo Imana izabatugabiza tukabarya nk'imitsima, ngo ndetse tuzabamira bunguri pepe. Umva guhamya kwa Kalebu. Kalebu arahamya, abantu bose barumirwa. Kalebu aza ari guhamya Imana. Bibiliya iravuga ngo nuko Abisiraheli bagiye gutata igihugu cy'i Kanani, ngo buri Mwisiraheli wese yatahanye ku myaka mike yo muri icyo gihugu, ngo aza yizanye aje kuyerekaniraho, ngo ayereke ngo Mose, ayereke ngo Abisiraheli, ngo barebe ibyiza byo mu gihugu cya Kanani.
ngo ariko Abisiraheli ngo baje n'uwo bagafite uruseri rw'igitoki ngo yaje ahirimana narwo kuko rwamurushaga ibiro ngo ariko agenda ahirimana narwo aragenda rugerana mu Bisiraheli ngo arababwira ati dore Kanani uko imeze, ati dore imyaka ihera, ati ibihe twakubitiwe n'inzara hano mu butayu abantu bamwe bagapfira aha mu butayu, atariko Kanani rwose imeze neza, atariko ndetse tuzi neza yuko ababisha bacu b'Abahivi n'Abayebusi n'Abanyekanani nubwo ari barebare cyane tuzabarya nk'imitsima Imana yacu tugire neza cyane. Akira kwizera. Wari uri mu bihe bikomeye, wari mu ntambara zikomeye, wari mu bibazo bikomeye, ariko ndakubwiye ngo akira kwizera. Uwiteka avuganye nawe ngo abantu be kugutera ubwoba, ngo bakubwire neza yuko utazagera mu gihugu cyo mu ijuru, bakubwire neza yuko utazabona ubugingo, abantu be kugucira imanza kuko ntabwo bicaye ku ntebe y'Imana. Imana ni ikiri ku ntebe y'Imana. Abantu baca imanza nibarekera aho ngaho, mwe gutinda ku bandi, nimwirebeho ku giti cyanyu kuko buri muntu wese akeneye kuzabona ubugingo buhoraho. Rero nawe uri kunyumva ndajya nkubwiye ngo ujye wirebaho ku giti cyawe, ntukajye utinda ku bantu benshi ngo batindeho bacira imanza, ahubwo ujye wirebaho kuko buri muntu wese ari kurwana n'ikipe ye, ari kurwana n'umupira mu izamu kugira ngo atsinde igitego cyo gukiranuka. Nagitsinda mu izamu azabona ubugingo buhoraho. Kalebu arushaho gukiranuka ngo nuko ngo ahamye Imana imbere ya Mose, haravuga ngo tuzabarya nk'imitsima. Imana yacu tugire neza cyane. Rero ndajya mbwira abantu bari kunyumva, mbabwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibyo yavuze no kubisoza izabisoza. Yavuze neza yuko hari Kanani bategurira y'amata n'ubuki. Kanani y'amata n'ubuki isobanuye ibyiza Imana igenera abakiranutsi bayo, ibyiza Imana igenera abantu bayikunda. Umuntu wese utajya mu bupfumu, utajya mu bibi, utajya mu bitero, utajya mu bigirwamana, uwo muntu Imana iramushima, uwo muntu Imana iramukunda. Akira imbaraga zo gukiranuka, akira imbaraga zo gutsinda. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu, akiduha ari igihugu cy'amata n'ubuki. Wa mumama we akira gukiranuka mu izina rya Yesu, wa mugabo we akira gukiranuka mu izina rya Yesu, wa mupapa we akira imbaraga z'ubumana kuko Uwiteka agufiteho umugambi uyu munsi wa none. Haleluya. Wari ufite ubutayu bukuremereye, wari ufite ubutayu bukugoye, ariko ubwo butayu bwose buzarangira, ubwo butayu bwose buzashira. Kandi abaguca intege bakubwira ngo Imana ntiri kumwe nawe, komeza ukiranuke, Uwiteka azakugira neza. Ntaho Uwiteka atakuvana, nta naho atakugeza. Njya nibuka ahantu Imana yagiye inkura mu buzima butandukanye, nkabona Imana igenda ibana nanjye kugeza uyu munsi wa none. Nabonye Imana igenda inyiyereka. Wowe rero uri kunyumva rwose ndajya nkubwire ngo Imana ntayitagukura, ntayitakugeza. Imana ibasha guhindura ubuzima bwawe, ibasha kwihesha icyubahiro, ibasha kukurwanirira. Nta ndwara waba urwaye n'aka kanya waba urwaye Imana itagukiza. Nta byorezo na bimwe Imana itagukiza. Imana ibwira Abisiraheli, irababwira ngo uhereye uyu munsi wa none mutege amatwi umukozi wanjye Mose aho mu butayu. Ngo Mose ubwo yagiye gufata inzoka y'umuringa akayimanika mu butayu, ngo Abisiraheli benshi bariwe n'inzoka kubera gusuzugura Mose. Ngo nibareba kuri iyi nzoka Mose arabashyize mu butayu, ngo yayimanitse nk'umuringa, ngo barakira. Ngo ariko haboneka Abisiraheli bamwe batangira kwikakaza, batangira kwishyira hejuru, baravuga ngo ibyo Mose atubwiye ntabwo tubyumva. Mwajye mwumvira Mose Imana yabahaye, mujye mwumvira pasiteri Imana yabahaye, mujye mwumvira umushumba Imana yabahaye. Impamvu Imana yamutoranyije, impamvu Imana yamushyize ikamuha inshingano, abantu bakamugira icyizere, n'Imana ikamugira ikindi, ikamuha inshingano zo kuguhagararira kugira ngo aguhamagarire Imana, akwingingira Imana, hanyuma usohoke mu bigeragezo byawe. Hari impamvu Imana yamutoranyije. Imana itoranya Mose, iramubwira ngo hagarara imbere y'Abisiraheli bose, ndetse ntizajya ndeba ishyanga ry'Abisiraheli ryose, nzajya mbareba mu izina ryawe. Ndajya ngo mbibutse yuko Abisiraheli benshi batari bazwi amazina yabo mu maso y'Imana, bari bazwi nk'ishyanga ry'Abisiraheli ariko ntibari bazwi amazina. Ariko Mose Imana yari muzi, yakinunanukaga mu bikari by'Imana, agakiranukaga ku irembo ry'Imana, agakiranuka ahantu hose. Imana ikagize ikamwirahira ngo Mose watandukanye nawe. Imana yacu tugire neza cyane. Ngo Imana igahora ireba ishyanga ry'Abisiraheli muri Mose. Mose kazi kamugisha inama. Abisiraheli benshi bigeze bashega bakajya bavuga ngo ariko ngo yewe Mose we kujya uvugana n'Imana ngo yujure uri kurabagirana uvuye ku musozi wera wagiye kwihererana nayo, ngo kuki ugenda ukadusiga. Imana igira umwiherero wayo n'abakozi bayo. Imana igira umwiherero wayo n'umushumba wayo. Imana igira umwiherero wayo na apotre wayo. Imana igira umwiherero wayo na bishop wayo. Imana igira umwiherero wayo na reverend pastor. Imana igira umwiherero wayo ndetse na mwarimu.
na pasiteri wo hasi. Imana igira umwiherero wayo n'abadiyakoni bo mu rusengero. Imana igira umwiherero wayo n'abakozi b'Imana bahawe inshingano mu butambyi bwera bw'ubumana. Imana igira umwiherero nabo ikazi kabaganiriza. Imana yagize igisanga Mose ikamubwira amakosa yose n'amafuta abisirayeli bose bakoze. Ikamubwira ati genda ubabwire ngo nibabashe kumpindukira bave mu bigirwamana, bave mu bibi byabo. Nibava mu bibi byabo nzabahoza amarira, nibava mu bibi byabo nzabaha Kanani, nzayibaha ari igihugu cy'amata n'ubuki. Bazagubwa neza, bazakigeramo, ariko bazansuzugura mu butayu bazarimbukira mu butayu kandi ntibazagera i Kanani. Imana yacu itugire neza cyane. Haleluya. Imana yacu itugire neza. Rero Imana ni nyembaraga. Imana ifite gukora ibintu bikomeye. Imana ntayitakuvana nta nayitakugeza. Ndagira nkubwire ngo wakire ihumure ry'Imana, wakire gutsinda, wakire kunesha, wakire guhamya nka Kalebu, kuko uyu munsi wa none ijambo nari mfite nyamukuru ni ijambo rivuga ngo niwubaha Imana nawe izagutabara, niwubaha Imana nawe izakuvana mu bibazo, niwubaha Imana nawe izakurwanirira intambara nyinshi. Imana yacu tugire neza cyane. Nari ndi gusenga Imana mu bihe byatambutse. Imana imishuri ikintu gikomeye, imbwira ukuntu abantu bari kujya bababaza Imana ngo noneho bakavuga ngo barashaka kujya kwibagisha, ngo bibagisha imibiri yabo, ngo hanyuma biteresheho za nyashi zigurwa cyangwa se zo mu bitaro mu badogiteri nyashi. Ugasanga abakobwa bose bahuruye, abagore bahuruye ngo barajya kwibagisha nyashi. Bamwe Imana irambwira ngo igiye kuzajya ibateza kanseri, ibateze ibitero bikomeye by'ibihano, hanyuma izo kanseri zize mu bihe byo kubagwa kwabo bitereshaho za nyashi. Nimba ivuga gutyo, haba hano mu gihugu cyacu, mu bihugu by'Uburayi na hehe hose abadogiteri abantu barahuru ngo barajya kwitereshaho nyashi. Ariko Imana yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo nzabwira abantu ngo nta ruhinja ruvuka rudafite ikibuno, ngo buri ruhinja rwose ruvuka rufite ikibuno, ngo kandi tayi Imana igenda iruruyira ngo bitewe n'uburyo kiri rwitwaye. Ngo uyu muntu niwe Imana ihataye, ngo ikamuha tayi y'umunezero, ikamuha tayi y'ibyishimo, ikamugirira neza, akagenda anezeza Imana kugeza avuye mu isi. Rero bishaka kuvuga ngo ikosora mwirwa mukosora Imana. Muvuga hari n'abirirwa bihindura ngo bisiga amavuta ngo yo kwihindura, yo kwitukuza, ngo bahinduke uko bari umuntu wari igikarangwa b'inzobe atukure cyane. Oya, ibyo bintu byose no gukosora Imana. Rero twubaha Imana. Imana ntikeneye ibindi bintu tuyibangikanya. Ibintu twagiye tukemeka mu mitima yacu, Imana ibona ari nk'ibigirwamana twamaze gushyira imbere, hanyuma Imana twayibagiwe. Ariko ubundi Imana uburyo yadushyizeho n'uburyo yaturemye mu ishusho yayo, yaturemye neza. Imana yacu tugire neza cyane. Niba Uwiteka twishimye azatujyana muri icyo gihugu, ariko iki gihugu azakiduha ari igihugu cy'amata n'ubuki. Uwiteka niba kwishimira ukaba utari kujya mu bigirwamana, ukaba utari kujya mu bapfumu, ukaba utari kujyana umugabo wawe mu bapfumu ngo wagiye kumushakira utwatsi, ngo wagiye kumushakira ibaba ry'inkoko, uzajya umusasira ku musego ngo kugira ngo agukunde, ngo kugira ngo akwiteshere, ngo kugira ngo akwiteshushe, ngo akwiteswitihane, ya mazina yose njya numva. Reka nkubwize ukuri, niba Uwiteka kwishimira, haleluya, azakujyana muri icyo gihugu, igihugu cy'ijuru. Reka nkubwize ukuri, umuntu uzakinjiramo aragiharanira, aragishakana umwete. Niba Uwiteka kwishimira, haleluya. Heko talabaya shando yasika yazobrere fa. Ndahishuriwe mbonye abakobwa bari baragumiwe Imana batabaha. Ndahishuriwe mbonye abakobwa bari bafite imyaka 45 baheze kwishiga, mbagiye babavumira kwishiga, ngo bakabavumira kwishiga ry'inyuma. Mwarabizi ko hari amashyiga atatabaho. Ayo mashyiga atatu mu byaro ne yakunze kuba, kandi ayo mashyiga atatu bari mu ivu ryinshi. None umupfumu aba yarahusha ivu akaguteza umwanda w'ivu, yamara kuguteza umwanda w'ivu ukagira icyangira, ugakubita imyaka 45 50 nta musoro kubazize. Bamwe b'Iburayi bamaze kujya babaza Imana kuko buriye indege, bamaze kurira indege bagiye mu bihugu by'amahanga, bageze Imana bagira neza, ibaha akazi keza, bakora muri za ministeri nziza, bakora ahantu heza, bakora ama office akomeye, babona amafaranga, bakora ikofi, babona amafaranga. Ariko ikibazo ushaje nta mugabo ufite, ushaje nta mugore ufite. Imana yarambwiye ngo umuntu wese utinyuka gufata imbwa akayicirira, akavuga ngo iyi mbwa yigize umugabo, ngo aho ngaho i Burayi murahari cyane no mukunda kuba mugacirira imbwa.
hanyuma hano mu Rwanda no mu gihugu cyacu abantu benshi nubwo baciririmba ariko ntabwo bakunda kubyerekana baryamanye nazo mu buriri, ariko abantu biburayi cyane mukunda kugira uwo muco, ugasanga imbwa rwose wayisasiye kuvurera nziza, wasasiye ikiringiti cyiza nawe ukayiza uruhande ikagupfumbata rwose, ikagusomagura amatama, ikagusomagura iminwa, abazimu bashye mw'izina rya Yesu. Imana irambwira ngo ibyo ntabwo Imana yaremeye abantu kubana n'inyamaswa ngo bazigira abagabo bazo. Uwo ni umwuka Imana idashima. Niba Uwiteka kwishimira, haleluya, nta muntu waryamanye n'imbwa wakishimirwa n'Imana. Reka nkubwize uko Imana irema Adamu na Eva yabashyize mu ngo bya Edeni, ishyiramo Adamu, hanyuma nyuma ibona adakwiye kubaho wenyine, imuremera umufasha umukwiriye, ariko isinziriza Adamu imukuramo akabavu. Imukuyemo akabavu irangije, Imana iravuga utuhere aka kanya nuko ngo aka kabavu igakuramo Eva, ngo igakuyemo Eva ngo nuko uwo mwanya ngo ibaza Adamu, imuha ububasha, iramubwira ati cyureba imbere yawe niki. Arangije aravuga ngo uyu ni umugore wanjye, nakara ko mu mara yanjye, nakagufa ko mu magufwa yanjye, ngo amwiyitira ijambo iki umugore. Hari n'abantu benshi njya nkunda kumva bavuga ngo ariko ngo ntukanyita umugore. Hari igihe mba nigendera gutya nkumva bamwe barimo baratera ibipindu mu mihanda ngo ariko ntukanyita umugore. Kuki utitwa umugore kandi Imana ibikwemerera? Izina ry'umugore ko ari izina ryiza rya Bibiliya, Imana yivugira muri Bibiliya. Kuki utakitwa umugore ushimishije Imana? Imana yacu tugire neza cyane. Umugore haleluya. Nejo bundi ndashima Imana leta yacu yuko igifata abagore kabaha agaciro. Ejo bundi muzi neza yuko habaye umunsi w'abagore. Umunsi w'abagore, abagore bari kunezerwa bishimye, ibintu ngibi. Rero bishaka kuvuga ngo iri zina ni muri haranire ni iryanyu rwose. Abari mujya mugera igihe mugasohoka mu bwari bwanyu, mukaba abagore, mugashaka, mukabona ingo, mukabona ingo zishimishije, izina ry'ubugore rikubakika. Mana yacu tugire neza. Umugore akiteza imbere, umugore agakora ibyo akoze byose akiteza imbere, umugore akagira ijambo. Uyu munsi wa none abagore barimo bariteza imbere. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Niba Uwiteka twishimira, ndacyagaruka ku ijambo, haleluya, niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu, akiduha ari igihugu cy'amata n'ubuki. Kandi nubwo abantu benshi bakugose, bakaba bari kukurogesha, bakaba bari kukohereza ibirozi, bakaba bari kukurwanya, ukaba uri kuryama ntusinzire, ariko ugiye kubona amahoro aturuka ku Uwiteka. Ndabwira abantu baryamye ruwa Faisal, ndabwira abantu baryamye CHK, ndabwira abantu barwaye mu ndwara zitandukanye n'abarwariye mu ngo zabo, Imana irabibutse, mwakire gukira uburwayi mwari murwaye, muhindukirire Uwiteka. Icyo Uwiteka ashaka nuko mukorera Imana. Imana yaherutse kumbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo umurengwe wisha abantu, ngo umurengwe wisha abantu, ngo abantu bibagiwe aho Imana yabakuye, ngo umurengwe wisha abantu, ngo kuko abantu bari kwibagirwa ubwiza bw'Ubumana, bari kwibagirwa aho Imana yabavanye. Niyo mpamvu ubona ibyorezo byicara bihaguruka buri mwanya, ugasanga intambara z'uburyo butari bumwe zirimo zirahaguruka, ugasanga ibibazo n'ibibazo, ariko umuntu wiringiye Uwiteka ariho uburinzi bw'Imana. Umuntu wiringiye Uwiteka afite ubutabazi bw'Imana. Mana yacu tugire neza cyane. Mperutse kugira iyerekwa ngiye kubona mu mipaka yacu y'igihugu cy'u Rwanda, mbonera inyoni z'inuma, mbona inyoni z'inuma nyinshi ziri ku mipaka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana yamwe ngo ziranyoni z'inuma ubonye ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda n'uburinzi bw'Uwiteka. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Rebo yasikado pere wirishe goma tutala la bosogre. Haya kota laba yashando yasika yasobe. Mbona igihugu cyacu gifite uburinzi. Mbona igihugu cyacu gifite autorite, gifite gutegeka buri kintu cyose. Bishaka kuvuga ngo Imana hari ikikoreye igihugu cy'u Rwanda, hari ikikoreye abanyarwanda, hari uburinzi Imana imanuye. Ntimugire ubwoba, nta bihuha bihari. Ibyo bihuha tugenda twumva bimwe na bimwe by'intambara neki. Niyo mpamvu turi gusenga, dusengera n'abaturanyi bacu, tubasengera kugira ngo babone amahoro, tubasengera kugira ngo babone umugisha, tubasengera kugira ngo Imana ibarengere mu izina rya Yesu. Imana itabara abanyekongo bagenzi bacu bari guhura n'intambara zikomeye, ubutayu bw'intambara, ubutayu bw'ibibazo, ubutayu bwa zira ntambara ziri muri Kongo. Imana iraza kugenda itanga umusaruro muzima, ariko igihugu cyacu kiri uburinzi. Ziranyoni z'umwuka wera nabonye ziparitse ku mipaka y'igihugu cyacu, hari uburinzi Imana ishize ku bantu bayo. Imana yacu tugire neza cyane. Rero wowe uri kunyumva, akira uburinzi bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo nuko igihe kimwe Imana ibona
Mose, iramubwira ati Mose, genda umbwire Abisiraheli ubabwire bafate udushumi dutukura badushire ku nkomanyirizo z'imiryango, kandi bafate amaraso y'umwana w'intama bayashyire ku nkomanyirizo z'imiryango, ndetse no ku madirishya bashireho udushumi dutukura, ngo buri nzu yose y'Umwisiraheli marayika w'umurimbuzi nazaje kurimbura, ngo nta kintu ari butware inzu yose y'Umwisiraheli, ngo kuko iraba iriho uburinzi, akira uburinzi mu izina rya Yesu. Haya kotalaba yashando yasika yasobre, akira uburinzi. Uwiteka Imana Nyiringabo arambwiye ngo akira uburinzi, akira kurindwa n'Imana, akira uburinzi bw'Uwiteka. Niba Uwiteka kwishimira akaba atakubonye mu bupfumu, niba Uwiteka kwishimira akaba atakubonye mu nzangano, niba Uwiteka kwishimira akaba atakubonye mu bibi, Uwiteka agiye kugushyiraho ikimenyetso cyo kurindwa, ikimenyetso cy'uburinzi. Akira umutaka wo kwitwikira, akira umutaka uzakurinda mu bihe bizaza, mu bihe bikomeye. Haleluya. Akira inyoni y'inuma y'umwuka wera, bisobanura umwuka wera. Iriya nyoni yamanukiye Yesu ari kubatizwa mu mazi, Yesu ari kumubatiza, Yohana ari kumubatiza mu mazi menshi. Iyo nyoni yaramanutiza ku ntugu za Yesu, ni inyoni y'umwuka wera y'inuma. Iyi nyoni y'inuma ni umwuka wera, bishaka kuvuga mu mwuka wera haba hari uburinzi bw'ikintu cyose. Umwuka wera nta muntu wawutsinda, umwuka wera azadufasha. Haleluya. Niyo mpamvu Kristo Yesu asubira mu ijuru yaravuze ngo nzabohereza umufasha, asiga abwiye intumwa ngo nzabohereza umufasha, azabafasha mu bihe by'akaga n'amakuba, azabafasha mu bihe bikomeye. Mwakire umufasha w'umwuka wera. Ndabifuriza umwuka wera. Umwuka wera rero ntiwawuzura ufite ibyaha. Iyo umuntu afite ibyaha by'ingeri zitandukanye yifuriza abagenzi bibi, ntabwo yakuzura umwuka wera, kuko Imana ntiturana n'abantu bafite ibyaha nk'ibi. Ariko Imana isutse umwuka wera mu bantu. Mwakira umwuka wera. Kandi abantu dore mugiye gukizwa ku ngufu noneho mu buryo bukomeye cyane, kuko Imana igiye gusuka ububyutse butuma umuntu wese yumva ashaka Imana yahagira. Umuntu wese agiye gushaka Imana. Imana yacu tugire neza. Muri Amosi ibice bya 8 umurongo wa 11 harimo ijambo Amose yahanuye umuhanuzi. Arahanura aravuga ngo dore hazatera inzara, inzara izatera ku isi cyangwa mu gihugu, izaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana. Ngo abantu benshi bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, ariko ntibazaribona. Ariko umuntu wese ushaka ibyo gukiranuka azabona ibyiza by'ubumana. Imana yacu tugire neza cyane. Mwakire kwahagira mushaka Imana. Imana yacu tugire neza. Mwavuganaga na Prophet Flore cyangwa se Reverend Florier. Hanyuma ubutayu bwose bwari imbere yawe, Imana ibuvana imbere yawe. Imana iguhe kubaha Mose wese ukuri imbere. Mose mvuga n'umutambyi w'Uwiteka uwo ari we wese wegereye mu rusengero rwera rw'Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Hanyuma Kanani yawe uzayibona, Kanani y'amata n'ubuki, yaba ya hano ku isi ndetse n'iyo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu tugire neza. Witwa Imana nziza, witwa Imana y'ubutware, witwa Imana y'imbaraga nyinshi. Ndagushimye yuko hari abantu ugiye kuguhamya nk'uko Kalebu yaguhamije. Hari abantu haye imbaraga z'umwuka wera, hari abantu ukuye mu bibi, hari abantu urwaniriye, abari bafite uruzingo ubakuyeho inzingo, abari bamerewe nabi bategereje Imana igihe kirekire, abari baragiye baterwa n'abapfumu bakajya babaruga bakabatsirika kugira ngo batazabona ibyiza by'ubumana, batavaho icyangiro, batavaho ibibi byabo. Uyu munsi wa none urambwiye ngo wibutsa abantu bari bababaye, abariraga urababohoye, ubakuyeho inzingo, ubahaye amakwe, ugiye kubakorera ibirori, ugiye kubarwanirira. Ndagushimye ko ari uburinzi ushyize ku bantu. Ndagushimye ko wesheje icyubahiro hano Mana muri iki gihugu cyacu no mu bihugu by'amahanga, ko bigiye kumenyekana yuko igihugu cyacu gifite ubutsinzi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.